Rega fata iminota renze 2 utubwire ukore reaction kuri abo bakinnyi yagarutseho yabasahabo yabayafaye uko byumva wowe. Bo wenda abantu bagomba kumenya ibibazo icyasahabo cyo icya special treatment Lorenzo yavuze information afite wenda yo kuvuga ko ari amafaranga bamurengerezaho. Anyway reka tubifate nta kibazo, ariko sikosa ry'abari icyasahabo uko biri kose abantu bagufashe neza nibo baba babihisemo umwana byumvikanye ntago bigomba kukubera ikibazo cyane gufatwa neza si ikibazo ahubwo ikibazo no gufatwa nabi. Rero umukinnyi cyabare ubwoba buhari kuri sahabu tuvuga ko ari amafaranga yambuwe ahubwo yishyuye naho guhabwa amafaranga yahabwa mwarabimwemereye se amwabimuhaye. Rero gufata umwana nkuriye espoir y'igihugu kibara ko azadufasha mu myaka nk'icumi n'imbere mu mupira wabaye forme neza muri academy nziza nk'iyarire umukinnyi igihugu cyabonye bikigoye kuko famiye ye yashidikanyaga cyane kurya umwana azafatwa ari naho havuye na condition kuba ngo azajyaza mu Rwanda azanye n'umuhaja we. Yarabyivugiye ko ari mama we wamukundishije gukinira equipe urimo urabibona uburyo budasanzwe. None umuryango yatangiye kuregreta avuga ati umwana wacu ntabwo twari tuzi ko azahora n'ibi bibazo. Mbibutse ko na Rafael Yorke ngo ikintu wamuhora Rafael Yorke nubwo avuga ngo iyi match yaje afite knock none ngo ntiyabibwira umutoza hanyuma mushyiramo ahita agaragaza nyine ububabare bituma mukuramo imburagihe amubarisha nabi reka tubyite gutyo asimbuza atabipanze. Ibyo wenda ryaba ari ikosa ry'ubunyamwuga ndabyumva, ariko mbere n'abaganga bashobora kumukorera assessment bakareba niba ari fit muri kampa equipe y'igihugu. Ntabwo information wenda nawe uvuga Lorenzo arutu nawe uri umukinnyi uvuga aba atarabikoze nawe ntabwo byabiri utiyumva neza urabivuga si byose kwizigi urabivuga ibintu byose ntabwo bigaragazwa n'ibyuma. Icya kabiri ni call up n'ibyo umuntu yitabiriye. Iyo umuntu amaze iminsi 2-3 ushobora kumwasesinga, ariko hari ukuntu abakinnyi wenda bitewe n'impamvu aya makipe yabuje kuza bafite nk'imikino bagomba gukina ko nkabirabaye Bedi yambwira ko banze kumurekura ngo bamusaba ngo byibuza ngo naze abakine match bagomba gukina ya champion bakina iminota 45 abone kuza no vuga ngo kurenda atinda no kubona icyo afite nk'ikibazo bikaba byakugendera ku makuru musanzwe mu. Yes birashoboka, ariko ibya Yorke binagaruka ngo mu bindi bibazo yaba yaragiranye n'abatoza bandi imbere aho bavuga yuko yigeze buriya gushwana na Sugira bapfa nimero 16. Urumva uriya mukinnyi yambaraga Sugira yari yatahamagarwaga aje mu Mavubi wa 16 aho Sugira agarukiye mu Mavubi ni na match imwe bari bamuhamagaye aravuga ati nsubizwe nimero yanjye 16 umwana atari ki nimero nge ninjye yambara ese ndayiguhana ngo ya ninjye yambaraga mbere byari mu gihe cyawe nge simbizi nge naraje abari yo bamba simbizi uyambara nzibayimpa ngo niyo nimero yanjye ndahindagura nimero ibyo ni ibiki bemeranye ko cyari ikibazo cyoroshye cya vestiaire management n'akantu gato umwana bakabwira ati njyewe sinshaka kurarana n'undi mukinnyi mu cyumba abo bantu ngo bagiye kwimuterera amabuye bariyemera ntabwo yiyemera n'umuntu yarakuriye iburayi yikundira kwirarira wenyine ntabwo yari ubwo urumva ibyo ni character z'umuntu nanjye sinkunda twarara byose ni ikibazo cyatuma wizora umukinnyi ubwo urumva warakuruganye nta information baba baramuhaye mbere amwumvira ngo abanyarwanda nuko baza bakagutemera hitaka ngo ntushobotse anobamurekanamye uburenganzira anariyo mpamvu nshidikanya batoza kenshi usanga bungiriza umutoza w'ikipe y'igihugu ni bamwe n'ibitekerezo bimwe n'ibintu bimwe ako kantu tukavuyeho uyu rage yakoze ikosa pe nanjye ntashyigikira yaramusimuje mu minota 30 n'ingahe dukina ziriya match za Botswana na Madagascar banza kuri match araza nyine kumwakira bamubona n'iburayi akubita nk'agacupa akaza karakara ariko kuva icyo gihe hacemo nka match nk'eshatu ntashaka no kumutekereza. Yego ndabyumva rigeri cyangwa igitsure muri equipe nationale kirakenewe ariko umutoza ari kugira ikintu yahawe ijambo. Icyo ni ikintu cya mbere tugomba kuvuga. Ngenda nabyemera ko umutoza guhabwa ijambo kugira ngo agire ijambo kuri equipe ni byiza kuko twibuke ko na mbere twarekaramaga kwizigira ngo abatoza baravangirwa ngo abatoza ngo babivangira mu kazi njye guhabwa ijambo si imyanzi nuko yanaje tuzi biciye muri Visit Rwanda n'imibanire ya Bayern n'u Rwanda bakamuturekomana nk'umuntu wabaye muri Bayern z'abana si ikibazo, ariko nawe ntago agomba kubikoresha kuko ibi bigira ingaruka. Reka mbabwire nk'ikibazo dufite usoza. Urabona uyu mukinnyi
ukina muri Groningen umwana wa Fritz Emerani Nkusi Onoam Emeran uriya mwana ikintu kiri gutuma atadukinira cyo kuzakinira ibindi bihugu nk'ubwongereza cyangwa hehe uriya mwana niba muzi ibihe by'abakatauti cyagiye katauti yagendaga areka aramahano hose avuga ko ari umunyarwanda cyagiye bambugwa ibyangombwa n'abandi bakinnyi bari barakinira u Rwanda. Papa we yakinanye na bakatauti we yari yarigende yari iburayi aza kumenya information y'uburyo abantu bakinanye bitangiye igihugu hari abambuwe ibyangombwa by'ubunyarwanda. Ibyo bintu mubyibuke bakatauti byababayeho arababara cyane. Ubu ngubu ngo ikintu kigoye ari nacyo abwira nyina w'umwana ni kimwe aravuga ngo bariya abantu ko bafashe n'aba bantu twakinanye umwana wanjye azafatwa ate. Bigaruka ku kintu kimwe rero, ibintu umutoza mu muhereza imbaraga ni byiza wenda ngo agire ijambo muri nationale ariko mucunge neza bitaza gutuma biba impamvu yuko abandi bakinnyi batazemera kudukinira. Nk'ubu nureba hari umwana turi gushaka soza hari umwana turi gushaka ukina mu gihugu cy'Ububirigi kuri ubu ngubu ni umwana ufite imyaka kuri ubu 17 uri kumva. Ejo bundi Ububirigi bukina na Kazakhstan batsinze ibitego 3-1 atsindamo igitego atanga n'umupira uvamo igitego. Uwo mupeti ni kuze wa Trezor yawanze kudukina agakina Mike Trezor none ko Trezor na basahabu byaziranye bose bakina muri Belgique ari abantu bari connecte gutya nibabona sahaba tretwa nabi uyu mwana ariko azemera kudukinira. Jambo rimwe mwaba ibyo muvuga nibyo cyo kwitondera. Rigani arasoje ni ikintu gikomeye ariko reka mbisubize muri ubu ntawe wari uri mu ikipe y'igihugu uri kumenya Lorenzo kesi zoroshye shaka uzagumura n'abandi bifuza kugira ngo reka kwizigira bikora reaction noneho kubyo muvuze byose n'imifatirwe y'abakinnyi muvuga nibyo bifite ishingiro biri fact based ariko byose ikintu tuba tugomba kureba ni kimwe gusa. Nibyo bavugaga twe umutoza bien sûr yatsinzwe ntago critique zigomba kubura ariko nawe aravuga ngo ibyemezo nafashe n'ubundi ninjye bireba n'akazi kanjye niba nafashe icyemezo kikazangiraho ingaruka n'ubundi bazanyiruka. Abakinnyi niba ntabahamagaye Thibaut Courtois yavuze ko umutoza w'Ububirigi atamwemera ariko ntabwo Thibaut Courtois yaseze mu ikipe y'igihugu. Umutoza ashobora kuza akaba ari uko ateye. Urumva buriya hari ikintu kigora Riga, ntabwo umuntu aza ngo asetinga amahame yiwe akavuga ati genda umuntu wa discipline ashaka ko abantu bagendera ku murongo nibyo akaba ari uko ateye. Ntabwo ushobora kumubwira ngo namaze kuguha amasezerano ngo none niba ari uko uteye ngaho genda. Iki ngiki turimo turakivuga yes bien sûr kugira ngo abayobozi cyangwa se abamuha ku ruhande bamubwire bati gerageza woroshye orohamo. Aya makuru y'abana turimo tubona dushobora kuzabura mu gihe kiri imbere. Yego ni n'amakuru ashobora gukoreshwa muri assessment y'umutoza. Yego mu gihe azakenewe kongererwa amasezerano petete orohamo amasezerano yarayabona oroshya ashobora kuyongererwa ariko akabiganirizwa oroshya kubera ko nyine ni personality z'umuntu nuko umuntu abateye. Ikintu kiba gihari ni kimwe yes umutoza is not permanent ntago abakinnyi bahoraho ariko umutoza ntagahoraho. Niyo mpamvu akubwira ngo nafashe ibyemezo mureke mitware mu buryo bwanyu. Iyo mutangiye kujya kumfosinga yo mu mbamba nge ndajya ku gikaramba mbere ko duhaguruka i Kanombe twaricaye turaganira avuga ati uri umunyamakuru ati ndabakunda cyane ati mwe mukunda rezilita rwose ati ibintu bimeze neza ati iyo mwatsinze ati mwaba muri abantu beza ati ariko dutsindwa hano ati ndabizi ntabwo. Anyways so ibyo twavugaga twari tunyuze kuri icyo cy'abakinnyi impamvu twatukigezeho kwari kubera ko twasobanuraga impamvu twese twari dufite expectations twari dufite ibyizere n'ibyiringiro by'uko ya bene kubera ko duhora dutomborana turi kumwe mu makampeni menshi atandukanye ari ikipe dushyiranamo agatuza tukanganya kimwe ikadutsinda 1-0 bari bafite icyizere cy'uko bishobora kuba babyaza bakaba babibyaza umusaruro. Ku myitozo yo kuwa kane ni umunsi ubanziriza match navuye mu myitozo nicaranye na coach Jimmy Morris ndabona muri groupe ibyishimo ari byose abantu bose bari motive kuko bari bavuye no ku kibuga baganijwe na president federation ababwiye ko rwose u Rwanda iki murabizi za speech zo kuba motiva n'ibindi. Arambwira ati mu by'ukuri benen n'ikipe twakina pe natwe dufite icyizere
ariko aramwe ati kwizigira reserve mfite ni imwe gusa ati don't ever joke n'ikipe ifite abakinnyi bane bashobora gukora ikinyuranye mugakina je collectif mwe mugakina nk'ikipe muhuje ariko mugakina n'ikipe ifite abakinnyi babiri batatu bane bashobora gutungurana buri wese agakora action ye yarangiza match ati nako kantu k'akareserve konyine tutagira arambwira ati niyo reserve mfite Amavubi turakina tugakina umupira ushyize hamwe kubera ko twe tudafite abasitari bo kurirayingaho cyane bamukinnyi ukwikorerera amaje atariko ikipe uzakina nayo ikaba ifite abakinnyi batatu bane bashobora kuba bakora ikinyuranye ati ni ikipe yo kwitondera ibyo bimbwiye kuwa kane ibitego bitatu byatsinzwe igitego cya gatatu kiranjyana kuri icyo gisubizo kuri kino naganira igitego cya gatatu cya benen tsinzwe n'uyu musore bita Andreas akina muri Burnley oya cya gatatu cyatsinzwe na Imurane Ontonja cya kabiri igitego cya kabiri merci Andreas Utonje akina mu ikipe ya Burnley yaje asimbuye Burnley ikina mu cyiciro cya kangahe cya kabiri imanutse ejo bundi ibyo mwavugaga mu niyakina he harimo mu cyiciro cya kabiri mu Budage amanutse ejo bundi uyu musore bita Olivier Jacques Verdon akina he muri Rodogorets Razgrad yanabanje hanze ejo bundi yabanje hanze nawe yaje no gusimbura uyu musore bita Olivier Jacques Verdon yaje ku munota 70 na kangahe kandi ikipe ya Rodogorets gukina muri Europa League Champions League igizamo cyane hari umuntu ni Ruvuyanga twavuganye ambwira ati ko Fiacre yaba yavunitse ni Ruvuyanga ni ngewe Ruvuyanga avuga ati ko nabonaga bamutera imipira ntanira ahantu hamwe ntanaryana igitego cya Andreas Utonje yafashe umupira areba inyuma rimwe gusa arangije ataranayikandagiramo ashuka Fiacre ko agiye gushota kwa wundi bashota igipira kirekire umuzamu yiteguye kwirambuka ngo yirambe ahita awutera ku kaguru yaho yari ahagaze niyo mpamvu wabonaga bamutera igitego ntananyeganyega ni ngo barakubwira ngo iyi ni exploit individuel ntago bikorwa n'umukinnyi utari sharp kandi udashoboye uzibira bitatu badutsinze bisa dwe credit equipe yo gwa Benen yego nubwo natwe tudateguye neza ariko Benen ni ikipe ide y'ikintu cyakozwe kigaragara buriya ubwo umutoza yanahita yitaho no mu zindi match ziri imbere naho ngo Benen ikintu expose kandi twe tutari tuzi umuzamu Fiacre mu kuboko cyangwa mu kuguru kwe kw'ibumoso ntabwo akora mwarabibonye ntabwo akora rwose kuko iyo baguteye imipira imeze kuriya nuko baba bararebye bagakora etude bakavuga ngo ibitego atsindwa muri open play ni ibumoso cyangwa iburyo bw'ahubwo ni ibumoso bwe ni ibumoso kuko Fiacre akoresha indyo bivuga ko urubavu rwe rumworohera kuryamamo n'urw'iburyo none bireba hari hepfo ukurikije na image n'amashusho ni mu moso ya Fiacre bivuga ngo bari babikoreye nka etude akaba ati imoso ye ntabwo ikora neza nk'indyo ye ibyo bintu warubizi umuntu agira burya ahantu hamworohera yagira ahantu mu bigaragara rero Benen yari yatwize kandi neza ubibaza nk'igitego badutsinze cy'umutwe twari tubizi neza twese twarabivugaga ko imbaraga zayo ni igihagararo merci unjyanye ahantu heza cyane tugiye mu kiganiro n'itangazamakuru kuwa kane umutoza w'ikipe y'igihugu ya Benen yabajwe n'abanyamakuru bo muri Benen baramubwira batari ko kuki ukunda kuryama kuri Olafemi Dosu uyu mukinnyi nta kipe afite none abireba kuri line up nta kipe afite ntafite imyaka 32 y'amavuko ni mukuru umutoza yarabasubije yabwiye abanyamakuru muri Benen arabwira ati muzambaze rezilita muzambaze icyo adakora mwe nimumbaze ngo ntafite kipe utagira kipe ni ibintu bitandukanye ahubwo muzambwire ngo akora iki ari mu kibuga igisubizo ni ku munota wa 7 rero bazamuye corner ayohereza ku mutwe wa Muniye igitego badutsinze ni kimwe bari badutsinze ubushize cyane the same bizi ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ibitego bitatu by'imipira y'imiterekano na cyagiye tunganya kimwe iwabo nabwo badutsinze igitego ku mupira waravuye muri corner uburebure bwabo uramo barongera baramuha bazi kubyaza umusaruro bivuga ngo kansoreze kuri iki ngiki ikipe y'igihugu ya Benen yaturushije kalite ifite abakinnyi bafite kalite abakinnyi beza kurusha abacu ujye ureba umukinnyi ku mukinnyi baraturusha abakinnyi beza icya kabiri n'umutoza mwiza cyane n'umutoza mwiza